Je kandi guha ikaze mukunzi w'ibiganiro bya Fortune TV, amahoro y'Imana abane nawe mu byo urimo, mu byo ukora byose, natwe nibyo tukwifurije ko tukugendekera neza rwose. Amahoro y'Imana niyo tukwifuriza. Nyarugenge hahiye, twese turabizi. Nyarugenge ni ibicika, Nyarugenge ni umuriro cyane yuko byabereye Nyarugenge. Bruce Melody ndetse na The Ben bongeye kwicarana ku meza amwe baganira kuri business y'igitaramo. Hari byinshi cyane byagiye bigarukwaho muri press conference yari yabaye, hagiye habamo ibintu byinshi bitandukanye. Abanyamakuru benshi bagiye bahabwa ijambo, bagiye bazi ibibazo bitandukanye mu buryo bugiye butandukanye, kandi hari n'ababaza bafite purpose cyangwa se bafite intego yabo, bafite icyo bagamije, bakabaza ikibazo runaka ariko bafite icyo bagamije. Ni byinshi rero byabarijwemo nk'uko byari bimeze nyine. Abari abatumirwa cyangwa se abari batumiwe bari abanyamakuru ndetse n'abafana. Niyo press conference yabaye mu mateka y'u Rwanda, press conference imeze kuriya, ihuza abafana ndetse abastar n'abanyamakuru, cyane yuko nyinshi cyangwa se zari zituwe yabaga ari itangazamakuru ndetse n'abahanzi. Ikiyongereyeho yabaga bibera mu mahoteli runaka, ariko iyi niyo press conference yabereye ku mbuga ngari y'umujyi wa Kigali. Rwose byari ibintu bidasanzwe, navuga yuko bazanye ikintu kidasanzwe cyari gihari. Ukuntu rero byifashe nk'uko twagiye tubigarukaho cyangwa se mwagiye mubyumva, aba ni abagabo babiri banini cyane dufite muri Rwanda music industry. Nibo bahanzi bakuru, njye mvuze yuko bazafata n'ikindi gihe kinini kugira ngo ube wabona ababasimbura byagorana. Icyo cyo ndakikwijeje, ntabwo kizigera cyoroha n'umunsi wa rimwe, ndetse ndakikwijeje cyane. Umugabo rero bita The Ben, Mugisha Benjamin, niwe wari wateguye iki gikorwa cyangwa se niwe wagiteguye. Igitaramo ni The New Year Groove, gitangira umwaka ni ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, zitangira umwaka ubu ni 2026. Bizaba bimeze neza muri BK Arena kubera yuko hazaba hari kuba igitaramo cy'ibi bihangange uko ari bibiri, ndetse rwose nta gushidikanya abantu benshi cyane bakurikirana iby'umuziki ndetse n'imyidagaduro muri rusange bemeza yuko nta kabuza kigomba kuzura cyangwa se amatike agomba kuba sold out. Niyo mpamvu rero tugushishikariza kugira ngo ugure itike nawe rwose, hatutazaba urimo ukerakera hanze wabuze uko winjira ku munsi wa nyuma. Njye reka mbibasubiriremo, iyi ni Fortune TV kandi turabakunda. Amatike aboneka kuri www.ticket.rw ndetse n'ibindi bitandukanye, nabyo ndaza kubikubwira n'ubundi buryo. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki: hari abantu bagira imyumvire imeze cyangwa se niba mbyita imeze nk'iya Savimbi. Umuntu akabaza ikibazo cya no sense, ugahita wumva nta bwenge burimo rwose. mu by'ukuri ugahita uvuga ati aha nta kintu kirimo. Umutipe cyangwa se umunyamakuru bita Patrick the Entertainer yabajije ikibazo, numva ni ikibazo cy'umuntu utari n'umunyamakuru. My gosh, bantu munkurikiye, ndagira ngo mbanze mbisegure mbabwire ni njye si nkunda inkuru z'amatiku, ndetse si nkunda ibiganiro by'amatiku, niyo naba mbyumva ariko si nkunda kubikora. Ariko kuri aka kanya, at this time, let me say this, munyemerere mvuge ibi bintu. Umugabo wita Patrick the Entertainer, ngira ngo muramuzi abantu mukurikira ibiganiro bya Kasuku Media TV,
akazi ko akora akunze kuba ari guhostingwa n'uyu nguyu witwa Patrick the Entertainer, ariko njye najyaga mwemera wenda mbona ari umuntu usobanutse, ariko naje gusanga ari ikibazo nakwita kivoyo cy'ubugoryi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ikibazo yabaje Bruce Melody akamubaza ati se Bruce ntabwo yakibaje Bruce Melody, ahubwo iki kibazo yakibaje The Ben. Abaza The Ben ati wenda mushobora kuba mutabyumvisha ariko reka nyibasesengurire. Abaza The Ben ati nawe uriyumva ute bitewe n'uko ugiye guhura ku rubyiniro rumwe na Bruce Melody wakuza gufana? Come on. Ariko icyo nakundiye Bruce Melody ntari pfana, nyuma yaje kumugaruka aravuga ati uriya mutipe waje kiriya kibazo wagira ngo ahari twarakuranye. Biriya ni nko kumubwira ati wambonye ndi gufana The Ben, even niyo yaba yaramufanaga simbyanze pe, ariko ushobora kwibaza uti hari niho hantu ho kubivugira. Uragira ngo confirm se ko Bruce Melody yahoze afana The Ben ku mugani mutarakuranye, ntaga kuzi nawe si umuzi, ndetse nawe si yabyivugiye cyangwa ni wamubonye abivuga, even niyo yarabivuze sinumva ko ari ibintu byo kugarura aho ngaho. Biriya ni ikintu nabonyemo icyo bita kwibonekeza. Najyaga nkunda kubona ibiganiro Patrick the Entertainer akora ndetse na Kasuku Patrick Entertainer asingiza The Ben. Ibyo simbyanze rwose, ni ubuzima bwe ndetse ni n'ubushake bwe, amusingiza cyangwa se amukeza, ariko ugasa nkaho wumva yuko ari kugenda bana Bruce. Nshuti yanjye, niba uri umunyamakuru koko ntabwo ugomba gufata uruhande rumwe, uba ugomba kwanaliza nyine ku buryo n'umuntu ugukurikiye yumva yuko inkuru iri balanced. Niba ari abantu babiri hari ibintu biri balanced, njye ninza kukubwira Bruce Melody na The Ben, ntabwo nzagufatira umwanzuro ngo nkubwire ngo The Ben arenze kuri Bruce Melody, sinzakubwira ko Bruce Melody arenze kuri The Ben, ahubwo njye nzakwereka ibikorwa bya The Ben yakoze, nkwereke ibyo Bruce yakoze, nurangiza wowe unkurikiye ujajinga ufata umwanzuro. Njye ntabwo nzagufatira umwanzuro mwemeze ko kanaka akomeye kurusha kanaka, kubera yuko hari igihe wowe waba ukunda kanaka kurusha uko ukunda kanaka ndi kuguhatira. Nibize kuba nk'icyo kintu cyo guhatira umuntu ushake kumwemeza ibintu adashaka kwemera, cyangwa se wenda bitari nabyo atari byo yemera. No way. Uyu mutipe nagira ngo iki kiganiro niba byiza nk'akasuka kakibona azongere yihanize uyu mwana cyangwa se umutipe afasha, ndetse na Fine FM akorera. No, nta muntu ntawe rwose, genda bivuze nta muntu ntawe, kubera yuko icyo si ikibazo cyo kubariza ahantu hariya. Ahari ni nko gukeka yuko atireka nce inshuro kwa The Ben, wenda zandeba ijishiri niri, wenda zajya ma interview, wenda sazanzana muri time kuko yabonye ko nishanutsa muvuganira ibintu nk'ibyo bintu bidafite icyo bita no sense. Ibingibi nibyo bita no sense, ibintu bibabaje cyane, ariko reka nizere yuko wenda ibintu nk'ibi bizagenda bicika, ariko turacyafite ikibazo mu myidagaduro. Niba ukoze inkuru, kora inkuru iri balanced, hapana kugenda ugafata uruhande ukaba umuheza nguni. Niba abana gutumye, ntabwo ari akazi ko gutumwamo kariya. Nuko njye mbyumva, nuko mbisobanuye, wowe nkurikira nuko ndugusobanuriye rwose. Ibi bintu ntibikwiye, cyane yuko uko wakora kose The Ben ni superstar nahahuriye nawe Patrick. Bisubiremo, The Ben ni superstar nahahuriye na Patrick. Niyo avuga sinzi niba hari na n'ubu yaba kigutekereza cyangwa se akwibuka ko abajije ikibazo nk'icyo ngicyo. Reka kubaza no sense questions. Reka njyewe minira ahangaha ina Afro10 TV tuzakomeza kugenda turebera hamwe ibiganiro nk'ibi ngibi by'imyidagaduro. Ni ku myidagaduro gusa na Afro10 TV, natwe tuba tubabaye